izina ry'Imana Data n'Umwana na Roho Mutagatifu. Amen. Nimuhumure bana b'Imana, nimukomere, byose bishobokera uwemera. Tubahaye ikaze rero ku murongo wacu wa YouTube witwa Buri Munsi. Muri iyi nzu ya Buri Munsi duhahurire n'Imana hamwe n'amasomo ku wa gatandatu w'icyumweru cya 18 tariki 7 Kanama 2021. Isomo rya mbere niryo mu gitabo kivugura amategeko umutwe wa gatandatu umurongo wa 4 kugeza ku 13. Muri iyo minsi Musa abwira imbaga y'Isiraheli ati: Isiraheli, tega amatwi, Uhoraho Imana yacu ni Nyagasani wenyine. Urakunda Uhoraho Imana yawe n'umutima wawe wose n'amagara yawe yose n'imbaraga zawe zose. Amategeko nguhaye uyu munsi araguhoreka umutima. Uzayatoza abana bawe, uzayababwira igihe wicaye iwawe n'igihe ugenda mu nzira, igihe uryamye n'igihe ubyutse. Uzagira ikimenyetso kidasibangana mu kiganza cyawe, uyatamirize mu ruhanga hagati y'amaso yawe. Uzayandike ku nkomanizo z'umuryango w'inzu yawe no ku marembo y'umujyi wawe. Uhoraho Imana yawe namara kukwinjiza mu gihugu yarahiriye abasokuruza bawe Aburahamu, Izaki na Yakobo ko azakiguha, uzahanga imigi minini kandi myiza utubatse, amazu yuzuye ubwoko bwose bw'ibintu byiza utahunitsemo, amariba ahore yuzuye utafukuye, imizabibu n'imizeti utateye. Numara rero kurya ugahaga, uzirinde rwose kwibagirwa Uhoraho wagukuye mu gihugu cya Misiri, mu nzu y'ubucakara. Uzatinya Uhoraho Imana yawe aba ari we uyoboka, izina rye aba ari ryo urahira. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ni ya 18. Uhoraho ndagukunda, wowe mbaraga zanjye n'agakiza kanjye. Uhoraho ndagukunda, wowe mbaraga zanjye. Uhoraho niwe rutare rwanjye n'ibirindiro byanjye, akaba n'umurengezi wanjye. Ni Imana yanjye n'urutare mpungiramo, akaba ingabo inkingira n'intwaro nkesha gutsinda. Ni nawe ubuhungiro bwanjye budahangarwa. Natabaje Uhoraho nyakoberwa n'ibisingizo, maze mbasha gutsinda abanzi banjye. Uhoraho arakabaho, we rutare nisunga, aragasingizwa. Imana nkesha umukiro ntiharirwa umutsindo. None se ninde Mana uretse Uhoraho? Agwiriza imitsindo umwami yimitse, agatonesha uwo yasize amavuta y'ubutore, ari we Dawudi n'abamukomokaho iteka ryose. Uhoraho ndagukunda, wowe mbaraga zanjye n'agakiza kanjye. Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu Yesu Kristo uko yanditswe na Matayo umutwe wa 17 umurongo wa 14 kugeza kwa 20. Muri icyo gihe Yesu amaze kwihindura ukundi ku musozi, ari kumwe na Petero na Yakobo na Yohani, bagera iruhande rw'inteko y'abantu. Nuko umuntu yegera Yesu amupfukamira agira ati: Nyagasani, babarira umwana wanjye urwaye igicuri, akaba ameze nabi. Kenshi yiroha mu muriro ubundi mu mazi. Namuzaniye abigishwa bawe ntibashobora kumukiza. Yesu arabasubiza ati: Mbe bantu b'iki gihe babemera gato kandi b'inkozi z'ibibi, nzabana namwe kugeza ryari? Nzabiyumanganya mpereze hehe? Nimumunzanire hano. Nuko Yesu acyahiye roho mbi imuvamo, ako kanya arakira. Nuko abigishwa begera Yesu baramubaza bati: Niki gituma twebwe tutashoboye kuyirukana? Arababwira ati: Nuko mufite ukwemera guke. Koko ndababwira ukuri, iyo mugira ukwemera kungana n'impeke y'ururo, mwabwiye uyu musozi muti va ahangaha ujye hariya, ukajya, kandi nta cyashobora kubananira. Iyo ni Ivanjili ntagatifu, kandi nta cyashobora kubananira. Bana b'Imana, twongeye turatomboye muri aya masomo. Imana umubyeyi wacu yaduteguriye ifunguro riryoshye cyane, ifunguro ry'ukwemera, rya funguro ritabura mu buzima bw'umukristo ngo abe yabasha kubaho, mu ngingo igira iti: ukwemera ni inzira igana Imana. Ese habaho igipimo cy'ukwemera? Wamenye ute umuntu ufite ukwemera cyangwa utagufite? Ese ukwemera ni ukwikiriza ibintu byose ubonye cyangwa wumvise uti ndiyo bwana? Turaza kubona muri aya masomo ko ukwemera ari ukwemera Imana imwe rukumbi, le monothéisme, la foi en un seul Dieu. Aho ni mu isomo rya mbere. Naho mu Ivanjili ho Yesu araza kugaruka gukwemera guke kw'abigishwa be. Ni koko bavandimwe, byose bishobokera uwemera. Mu migenzi itatu mbonezamana: ukwemera, ukwizera n'urukundo, la foi, l'espérance et la charité. Uwo wa mbere ukwemera ni ijambo ry'ikilatini fides, foi, confiance, fidélité. C'est une adhésion profonde à Dieu. Ni nko kwihambira, kwizirika ku Mana. Rero ntiwakwizirika nyine ku kintu utageraho, biragusaba kugera ku Mana kugira ngo yizirikeho nyine.
Abantu rero mu bibazo tugira ikibazo cyo gusanga Imana, kuko umuntu agizwe n'umubiri na roho, akenshi ibya roho ntabwo akunda kubishyikira. Hari ubwo rero tugwa mu bishuko byo kuzana byose ku mubiri, le matériel et le spirituel, tukikunda ibintu by'umubiri dukoraho twumva, kuko aribyo nyine bitubangukiye bitworoheye. Ibya roho biravuna. Hari abantu benshi kandi harimo n'abakristo, ngo ibyo batakozeho, ibyo batabonye n'amaso, ngo ibyo batumvise n'amatwi yabo, ngo ntibashobora kubyemera. Ubwo n'ubuhakanyi mu cyayenge. Umunsi umwe umwarimu bita Karabaye yigishaga isomo ry'imibare. Yari umuhanga pe, ukaze kandi yarize akaminuza, ariko yari umuhakanyi, enate, utemera Imana kuyibaho. Umunsi umwe rero yinjiye mu ishuri atangira kwigisha ati, buriya rero mwabana mwe, njyewe nzi ubwenge bwinshi, kandi burya ikintu cyose udashobora gukoraho ntushobore gucyumva, icyo kintu ntikibaho. Rero Imana birirwa babigisha mu nsengero, iyo Mana ntibaho. Rero ntibakabashuke ngo muyemere, kuko ntabwo wayibona, ntiwayikoraho, ntiwayifata. Rero bana, ibitagaragara ntibibaho, ntimukabyemere. Umunyeshuri umwe ati, please teacher. Yego teacher, uzi ubwenge cyane, ngaho nawe ukora ku bwenge bwawe ubutwereke, ubutuzanire. Niba utawufashe ngo utwereke nonaha, ngo ubwenge bwawe nawe ntabwo bubaho, muri make nta bwenge ufite. Ubwo se mwari uri igicucu? Karabaye mwarimu n'isoni nyinshi abura aho yarigitira, amera nk'ikiyuku cyangwa nka mugabo urya ibiryo by'umwana agacekirwa n'umugore ari kubirya. Bakristo bavandimwe, ikizakubwira koko umunyabwenge uyu wize koko ni ugupinga byose. We ashaka kubijyana muri laboratoire ku minzani ngo akore experience, abipime ku minzani. Rero ubwenge bwe bukagarukira hano ku isi gusa, ntamenye ko hirya y'ibigaragara hari ibisumbyeho Imana, lodola. Karabaye we, mbega wowe umunyabwenge gusa. Rero bakristo bavandimwe, gukorana urugendo n'Imana burya nibyo bituma uyimenya. Urugendo rw'ukwemera ruganisha ku Mana. Rero bavandimwe, muri iyi si abascientifique bafite ibibazo bikomeye cyane byo gushaka gukorakora, kumva, kubonja. Nyamara burya na experience hamwe n'Imana irashoboka, ariko igihe ufite ukwemera, amaso y'ukwemera. Iyo nta kwemera ufite, karabaye umera nk'uyu mwarimu nyine Karabaye. Ushobora kuba ufite ubwenge, uri mwarimu wigisha, ariko nta mutima namufite, nta Mana ufite. Kwemera ni impano y'Imana, ariko none ni urugendo rurerure rudusaba guhaguruka tukagenda, yewe tutazi naho tugana, ariko twizeye ijambo ryadusezeranyije, akadusezeranya icyiza, kuko nyine uwo nguwo ahora ari indahemuka. Iyo ni Imana tutarebesha amaso y'umubiri, ahubwo amaso y'umutima, la conscience, umutima nama. Ya Mana tutumvisha amajwi y'inyuma, ahubwo umutima, la conscience. Rero bavandimwe, kumva, ekute, bitera kumenya, hanyuma ukemera, ukabona Imana. Imana rero kuva kera kose isanzwe izi ko abantu batajya batega amatwi. Bigoye gutega amatwi ku bantu ngo bumve, akaba nayo ntandaro y'ubuhakanyi. Uyu munsi rero mu isomo rya mbere, Imana ishyizeho itegeko ryo kumva ku Bayisiraheli, ekute, ibinyujije kuri Musa iti, Isiraheli tega amatwi, Uhoraho Imana yacu niyo Nyagasani wenyine. Urakunda Uhoraho n'umutima wawe wose, n'amagara yawe yose, n'imbaraga zawe zose. Amen. N'imbaraga zawe zose. Iri sengesho ryitwa mu Giheburayi Shema Israel, ekute Israel, tega amatwi Isiraheli. Ni amagambo atangira isengesho Abayisiraheli bose bagombaga kuvuga gatatu ku munsi. Wakwibaza uti, njyewe wowe nk'umukristo utega Imana amatwi kangahe ku munsi? Wumva Imana kangahe? Nawe ni gatatu. Rero ni njyewe Imana iri kubwira uyu munsi iti, padiri tega amatwi, muganga tega amatwi, mwarimu tega amatwi, nawe Karabaye tega amatwi, umenye Imana. Mubyeyi tega amatwi, mwana tega amatwi. Bakristo twese dutege amatwi, twumve neza maze twemere. Imana yacu irahari kandi irakora. Rero bakristo bavandimwe, igipimo cyo kwemera ni Imana yonyine igifite. Ntibihagije rero kuba uwihaye Imana ngo nibwo wemera, ntibihagije kuba wubatse ingo ufite abana benshi ngo nibwo wemera, ntibihagije kubyara abana benshi muri batisimu ngo nibwo uzemera, ntibihagije kuba uri mu muryango w'Yesu Gatolika ngo nibwo uzemera, ntibihagije kuba udasiba amasengesho, ntibihagije kuba uri umunyabwenge warize ukaminuza nka Karabaye ngo nibwo uzemera. Hanyuma ntibihagije ko turabigishwa abanyagasani, by'umwihariko abakristo, ngo nibwo twemera da. Rero Yezu ni ufite umunzani w'ukwemera, igipimo cy'ukwemera yatureberamo. Ukwemera niryo shingiro ry'ibyo twizera. Ni nka moteri mu kinyabiziga, yabura ikinyabiziga ntikigende. Ni nk'ibiryo ku muntu, buryo utariye ntiwabaho. Wasanga se urya ibiryo bikeya, nabwo ubuzima bwawe uri gukendera. Yezu umunsi mu ivanjiri aratwereka ko kwemera kwacu ari guke. Akaba ariyo mpamvu
hari byinshi bidusoba tudashobora kumenya. Ubwo Yesu yari amaze gukiza umwana wari urwaye igicuri, abigishwa be bakaza kumubaza impamvu bo batashoboye kumukiza. Igisubizo cya Yesu kiratangaje ati nuko mufite ukwemera guke. Mu kigereranyo cy'impeke y'ururo Yesu arakomeza kubabwira ko kwemera kwabo kudahagije, kuko baramutse bafite nk'akangana n'iyo mpeke ntacyashobora kubananira. Ese ngewe iyo nisuzumye hari ukwemera ngira? Hari agashashi se byibuze ngira? Hari impeke se byibuze ngira? Yewe n'akantu gato? Birumvikana kuba turi kuvuga ku Mana nuko dufite ako gakeya, ariko ako gakeya tugomba kongera. Rero muvandimwe, nta kindi wapimira ko ufite ukwemera uretse la fidelite, ubudahemuka. Uburyo utega Yesu amatwi umwicaye iruhande nuko ugashyira mu bikorwa ibyo yakubwiye byose, ibikorwa byawe byiza. Ngiye inzira y'ukwemera, inzira y'umukiro. Ese mwarimu karabaye we kuvuga ko Imana itabaho ngo kubera ko utayikoraho? Wowe waguha ikizamini akakubwira ngo mpereza nk'isahani y'umujinya, mpa mu kirahure nk'umushiha, mpereza ishashi yuzuye uburwayi, nzanira ku kiko ku bwenge bwawe, mu mufuka w'amahoro, mbe igitebo cy'ibyishimo. Ibyo bintu uramutse ushatse kubiterura nubwo utabigeraho bwose, ugashaka kubipima, ntaho waba utaniye na karabaye. Ibyo nibyo bita etat d'âme, uko roho imerewe, wishimye, ubabaye, urwaye. Uko niko rero habaho n'ibya roho, réalité spirituelle. Uko niko habaho Imana, hakabaho marayika, hakabaho purgatori, hakabaho ijuru, yewe hakabaho n'umuriro. Ibyo byose tutabonesha amaso y'umubiri, ahubwo amaso y'ukwemera. Rero biradusaba gukora cyane ngo tukugereho, kuko utemera nyine atabona Imana. Isengesho riduhuza n'Imana n'abavandimwe. Nkaba nahura n'umuntu uri muri Amerika cyangwa uri mu Rwanda, nkaba nahura n'uri muri Amerika, mu Burayi, mu Bushinwa no mu bindi bihugu byose by'isi, kubera isengesho, kubera ukwemera. Dore ko gusenga ari ukuganira n'Imana nk'uko umwana aganira n'umubyeyi we, ariko ibyo bigakorerwa mu kwemera. Iryo jambo ukwemera, ukwemera nanone nyine wumve ko utamenya Imana, nta kwemera ufite, waba uri karabaye. Rero uko kwemera ko gutuma umuntu uri muri Amerika ansabira ndi nko muri Afurika kandi bigafata atananduzi, uri mu Butaliyani agasabira uri muri Kameruni, uri muri Kongo cyangwa mu Burundi agasenga isengesho rikagera kuri uri muri Canada, agakira kandi akabona ibisubizo by'Imana, yaba muzi cyangwa atamuzi. Kubera iki? Ukwemera. Ukwemera kutugeza kure, lo spirituel. Ukwemera kandi kurakiza, atari indwara z'umubiri gusa cyangwa ubukire bwa hano ku isi, ahubwo la foi qui justifie, qui sauve. Ukwemera kugana ku Mana, ukwemera kuzatugeza mu ijuru, kuzaduha gutungana. Hari abantu bamwe rero bene wabo na mwarimu karabaye bajya mu isengesho bagashaka kuzana Imana mu kiganza nko gukiyiko mu mifuka yabo, kandi bamwe babitekereza. Nibwo uzasanga bamwe bavuza induru mu isengesho, bagasenga bavuza induru nk'abari gutabaza Imana kuri kilometero, kandi Imana iri aho hafi, ariko kubera ukwemera guke abandi bakiruka ku misozi ngo barajya gushaka Imana zivuga. Bakumva hari abahanuzi bari guhanura, bakaba bakwiruka ngo bagiye kureba abahanuzi ba korona. Nibwo uzasanga turi mu buyobe, Imana turi kwifata nk'igikoresho, nk'umupfumu, un magicien, ngo Imana idukorere ibitangaza vuba na bwangu, ngo nibwo tuyemera. Waba warwaye wakwivuza ntukire, wanajya gusenga bikanga, ngubwo Imana itagukijije, ngubwo ntibaho, ngubwo ubuhakanyi, ukohoka kuri ba bapfumu, les magiciens, mu rusimbi, mu nzaratsi, ngo gushakira y'umukiro. Nibyo koko muvandimwe, umupfumu we arafatika, ashobora no kugukemura ibibazo byo ku isi, ariko iby'ijuru nawe ukazabira ibyuya. Birababaje kandi biteye agahinda abavandimwe. Hari abakristo benshi, yewe wasanga harimo n'abapadiri, abihaye Imana n'abandi bayoboke b'Imana benshi, kubera ukwemera kuke dufite, dutinya umwitozo wo gushengerera, adoration. Wa mwitozo wa roho, aho uceceka, ugatuza, ugatega Imana amatwi, ijwi ry'umutima, umutimanama. Mbese nawe ukiyumva, ugashobora no kwikosorerega, ukumva icyo Imana igukeneyeho, icyo Imana ishaka, nicyo kiruta byose burya. Icyo Imana igushaka igukeneyeho, Shema Israel, écoute, tega amatwi. Kimwe rero nawe muvandimwe kizakwereka ko nawe ushobora kuba n'umwana wa mwarimu karabaye, ni umwete muke mu gutega amatwi Imana. Abantu benshi dushaka kuvuga gusa, ariko ni bake bashobora gutega amatwi, ngo kuko twiharira ijambo, kandi Imana ariyo nyiri ijambo n'ijambo. Tujyatera kuvuga amasengesho menshi y'urudaca, yewe rimwe na rimwe duhushura twikiza kubw'amategeko duhabwa, tukabwira Imana byose tukabisuka, ubundi tukigendera tukiruka ngo Imana izigeragereze, iziyaranje, ngo itumanurire ibisubizo. Comme magicien vraiment. Nyamara mu Kristo reka nkubwiza ukuri, iyaba wari waramenye isengesho rifite ireme n'imbaraga, ryuzuye ukwemera kandi rikiza, ni ugushengerera, adoration, gutuza, guceceka, tega amatwi, gutega amatwi Yezu mu Karistiya.
icyo gihe Imana ukayinjiza iwawe ikakwinjiramo mukabana. Ese ubundi mukristo muvandimwe kushishikazwa no kubwira Imana ibyawe byose, wagize se ngo Imana ikeneye ibyo yibwira cyangwa yabikeneye ibyo ikubwira, cyangwa nawe ugakenera ibyo ikubwira? Mukristo rero tega amatwi Imana ikubwire, tega amatwi. Nubwo Imana itagaragara ariko ibyo ikora ni byinshi n'ibitangaza bigaragara. Amen. Urakoze Yesu. Mwese Imana ibahe umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Masumbuko Ladislas wa Diocese ya Cyangugu. Mbaye mbasijya ko karirimbo ka korali ya Paruwasi Mibirizi kaduherekeze muri iyo nzira y'ukwemera dutega Imana amatwi. Tuzamazo shendere